cyumweru kimwe nta n'imisi ibiri iciyemo uri kugenda ugasanga umuntu amanitse mu giti yiyahuye uri kumva noneho babiri byabaye iyobera uri kubyumva umva harimo umwana umwe wize neza iwabo barishoboye tumaze iminsi mu minsi ya Saint Valentin turacyana irimo benshi abakundana babimazemo iminsi babyizihiza bizihirwa rwose abo muri izo mfu zose abo bantu bose baba ari urubyiruko cyangwa ari abantu bakundana bishoboka ko baba barahemukiwe n'abo bakundana abana batoya imyaka 20 kuzamura kugeza kuri 25 abantu batatu hari uwo basanze ku musozi wa Ndabirambiwe uriya musozi bajya gusengeraho yari afite Bibiliya afite n'urupapuro habayo n'abazimu habayo amasezerano umusozi abantu bajyaho bakabohoka ni gute ibyo bintu biberayo biratangaje birababaje ni ukuvuga ngo abantu bagenda barashize nimba ari kuri Ndabirambiwe hari ahantu rero amafaranga nagakurinda urupfu ariko ararukereza sibyo amasezerano ntago bayahatiriza ahubwo urakora amasezerano akizana kora cyane mba baguhanuriye ngo uzabona imodoka uzabona inzu kora nk'umuntu ushaka kuzabona iyo nzu ahubwo ntukirirwe ku musozi aha reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Men Empire amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nje nitwa Depiwa kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose yaba bari hano mu Rwanda abari mu Burundi namwe mubiherereye ku mugabane wa Afrika mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mbateye yambure kanizere ko mumeze neza birashoboka ko kandi waba uri muri situation itari nziza reka nkubwire ngo gira kwihangana Imana iri kumwe nawe bajya bavuga ngo igiti kirimo imbuto nicyo kibona imijugujugu cyangwa se nicyo gisarurwa cyane reka nkubwire ngo kuba nawe hari bikuremereye nuko uri umunyamugisha itwaremo neza Imana izigutabare nkuko mubibona hano imbere ya kamera zacu za Men Empire turi kumwe n'umutumirwa hano benshi muramuzi si ubwa mbere mumubonye amaze kuba umuntu umenyerewe hano kuri Men Empire ni na CEO wa Men Empire reka tumuhe ikaze hanyuma atwibwire birashoboka ko wewe waba ari ubwa mbere waba umubonye atwibwire umumenye hanyuma atuganirire uyu munsi rwose adufitiye byinshi bakunzi be turabana nawe araduha ibintu byiza karibu kuri Men Empire ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo amen meze mute nanjye meze neza nitwa niyo mubyeyi Eugenie mama Shema ku izina rya mami ibindi Imana iduhana umugisha ariko muri iyi minsi rero uratuje cyane muri iyi minsi uri kuvuga gakeya uri kwitonda cyane ntago ari kwitonda hari ibintu ubona muri iyi si bigatuma abana kitonda ariko nyine ni ukwitonda bigaragara ku maso ariko mu mutima ameze neza oya se kandi utangiye kudutera ubwoba ntago ari ubwoba Depiwa menya abakunzi bacu ba Men Empire oya none se ntago ari ukubakanga sibyo ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo mubabarane n'ababaye mwishimane n'abishimye ariko n'ubundi ibisanzwe nyine byinshi rero birambuye turaje ubitubwireho nkuko mubibona hano turi mu kazi murabimenyereye niho tumusanga kenshi yaba ari ku kazi akavuga ati reka nganire n'abakunzi ba Men Empire mbabwire ukuntu ibintu bimeze twungurana ibitekerezo nubwo aba ari akazi ariko tuba tugomba no gufata umwanya tukaganira ibintu bifitiye inyungu buri wese uremerewe tukamuhumuriza mbese abantu bose mu ngeri zose tukaganira bitatubujije ko turi mu kazi ahubwo n'aka kanya kakagerwaho kagafatwa hanyuma abantu nyine bakabasha gusabana reka nkubwire ngo rero kora like utange comment mu biganiro byacu ukore subscribe unasharing iyi nkuru uba wumvishe hano uyisharing inshuti zawe kugira ngo ibintu birusheho kumera neza nibyo twari dutangiranye
rwose tubona mudu urimo ntabwo isanzwe ugereranyije n'iyo uba umazemo iminsi. Muri iyi minsi uri kwitonda cyane, muri iyi minsi uri kuvuga gakeya cyane. Habaye iki? What happened? yewe urasa kwitonda nanjye nabishobora urimo kwitonda cyane ugakabya. Ukuri pe ntabwo mbyizi ibintu byo kwitonda, ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko nyine hari n'ibintu mba mbona nyine bigatuma nyine n'akantu ko kumva n'ibyishimo bigabanukamo gake, ariko ntabwo byamperana nanone. Umeze neza cyangwa? Byemeze neza, ariko abantu benshi ntabwo bameze neza muri ibi bihe. Abantu benshi ugiye kuduhanurira rero? Ibyo bimbabaje. Sibwo ugiye kuduhanurira? Ukuri ibyo bimbabaje. Bwa mbere mame yagiye guhanura hano kuri Meni Empire. Abantu nahanura nihangishijweho, niyo nahanura ibyanditse muri Bibiliya. Uhanura uko utegetswe? Mpanura uko ntegetswe. Depi utumye nseka. Ugomba guseka. Ziko niyo mana injeho nagira n'ubwoba nyine kumwe. Ugomba guseka ariko numva ari ibyo abahanuzi bandi, ariko ngeze mpanura ibyo muri Bibiliya. Guhanura ntago wabibasha? Nyine nabibasha, umwuka wera njeho. Ariko guhita nza ngo Yesu ubundi ntago bana na mwuka wera. Mbana nawe, ariko iyo mpano ntago ari yanjye. Nonaha ntago ndi profete. Siyo taranto wahawe. Yego, ariko umwuka wera amanukiyemo, hari icyo nshaka kuvuga cyangwa ngahanura ibiri muri Bibiliya. Wenda nshobora kuba nagira umugisha wo kuba nahasomye nkumva haramfashije nkabivuga. Ariko iyo mpano twadutangiye urakaye, turagira ngo tubwire ibintu. Ntago ari ugutangira urakaye n'ubundi ese urakari ku mutima gasesekara ku mubiri. Uti muri iyi minsi abantu ntago bameze neza? Abantu ntago bameze neza, ariko hari udukurikiye we yimireye neza, ari mu buryo we hari mu munyenga. Niba ameze neza nafashe n'abandi kumera neza. Abigenza ati agenda basetse, niba hari agenda basetse n'abantu bababaye. Rega n'iyo usetse umuntu yibabariye akabona uri kumushinyagurira. Ntago ari ugushinyagura, nta kibazo, uruhare rwawe warukoze, uruhare rwawe warurangije. Nimba wasekeje umuntu yarababaye, Imana iraguha umugisha. Ntago ari ngombwa ngo ujye kureba feedback uko yabifashe, ahubwo wowe kora neza wigendera. Ubu se muri iyi minsi icyambere hano mu Rwanda dufite amahoro, dufite leta n'umubyeyi. Ibintu biragenda neza, nubwo nyine ku mibereho twese tuba tutari bamwe, ariko byanze bikunze bujya ahari amahoro n'umutekano ibintu aba ari neza. Yego, u Rwanda rufite amahoro n'umutekano, ariko buriya ibyo ni muri rusange. Ibintu uri kuvuga rero umuntu ku giti cyiwe nawe hari ukuntu aba yumva ameze. Akora kuvuga nk'ufite agahinda we. Ndagafite depiwa, ntago njya mbasha guhisha pe. Buriya rero reka nkubwire. Azimisi mbana buriya sinakubwiye. Reka nkubwire umuti wa gahinda. Reka nyine nkubwize ukuri. Nakubwiye yuko nge nishima ruko abantu bishimye. Nakubwiye ko mbabara ruko abantu iyo bababaye nanjye ndababara. Ariko iyo abantu bandi ruhande bishimye ntago nanjye mba numva nishimye. Ariko ntago mbese ubu sinabona n'ukuntu mbikubwira, gusa nyine ntago meze neza cyane pe 100% nk'uko nyine nagakwiye kuba meze. Kabaye noneho bano mudukurikiye muhumurize mami we, mumfashe tumuhumurize rwose. Ni iminsi ariko n'ubundi nta nubwo ari n'ibintu bikaze cyane, meze neza. Ariko ibyabaye biba byabaye. Ariko nyine ikintu mba nshaka ni ukugira ngo nkumire byibura mu bushobozi mfite cyangwa mu uko nshoboye ibintu biba byabaye ntibikaze. Ako ari ibintu uri kugenda utsinda uca ku ruhande. Shaka mbikubwire. Ibyo bintu bitubwire tubimenye rwose, tumenye ngo wababajwe n'iki, tumenye n'ukuntu twakwitwaraho muri ako kababaro, twifatanye nawe. Ikintu kimbabaje babajwe n'ibintu ndi kubona muri no minsi. Depression. Yego. Depression sibwo yabishingiye kuki? Hari igihe ushobora kubwira umuntu depression, umuntu utarayigira namba akumva ntacyo bivuze ibyo. Ariko nyine cyangwa se agahinda gakabije mu kinyarwanda cyiza. Mu kinyarwanda ni agahinda gakabije, kuko uri gusanga ikintu kimbabaje ni ibintu ubundi ntabwo mpfa kurakara, ariko nyine muri societe ahantu ndi mu cyumweru kimwe mbonye impfu zirenze 4 ku bantu nzi. Sibyo? Impfu zirenze 4. Kandi ntago binshimishije pe. Akabantu barapfa n'ibisanzwe. Ariko umwe uturutse bukuru kwira hose.
ni mu gihugu cyanjye, ni mu karere kanjye, naho ntuye, uri kumva ejo byangeraho, ejo byagera ku wanjye, ejo byagera ku muntu ukurikira Meni Empire. Niyo mpamvu nyine mba nanjye nje ngo tubikumire kugira ngo n'abantu bari kuyireba byibura agira icyo akuramo, nimba azi n'umuntu uyifite amufashe amwegere. Mbere ya byose mbanje ko kwihanganisha buriya kubura abantu bane bose uzi mwirirwanaga muri societe musanzwe muganira, abantu nabonaga ari bazima, nkaza kubona harimo batatu nzi biyahuye. Mu izina ry'abakunzi ba Meni Empire bose tumanje kukwihanganisha. Yego murakoze cyane. Ahubwo iyo depression uravuze uti abantu batatu bose uzi biyahuye gufata umugozi, ntago nzi neza nimba ari bo biyahuye ku giti cyabo. Ni nayo mpamvu ndi gutabaza pe. None se nje aho ngaho rero birakabije, ndi gutabaza leta y'u Rwanda, ndi gutabaza abaturage b'u Rwanda n'abandi bantu babasha kugera kuri aba bantu. Ntago wapfa kumureba ariko ngo umumenye, ariko leta nikoresha inama pe, mu duce dutandukanye bareba iki kibazo ahantu kiri guturuka. Ni ukuri pe, iminsi mu cyumweru kimwe nta n'iminsi ibiri iciyemo uri kugenda ugasanga umuntu amanitse mu giti yiyahuye, uri kumva. Noneho babiri byabaye iyobera, uri kubyumva. Umva harimo umwana umwe wize neza, iwabo barishoboye, ni aba boss pe urebeye inyuma. None se buretse gato, umva nyine mbanze nkukubwira buretse gatoya. Tumaze iminsi mu minsi ya Saint Valentin turacyana irimo, benshi abakundana babimazemo iminsi babyizihiza, bizihirwa rwose. Abo muri izo mfu zose, abo bantu bose baba ari urubyiruko cyangwa ari abantu bakundana, bishoboka ko baba barahemukiwe n'abo bakundana. Abana batoya imyaka 20 kuzamura kugeza kuri 25, abantu batatu mbizi neza, na RIB birabizi nabo sinzi ukuntu bari kubifata, wenda nimba ari cyo bari budufashe. Aba bantu bari gusanga mu biti, hari uwo basanze ku musozi wa Ndabirambiwe. Uriya musozi bajya gusengeraho, yari afite Bibiliya, afite n'urupapuro. Ibyo bintu kuri social media, kuri internet biriho, ujye urebe ku niyo case yabaye. Umusore mutoya witwa Jesue yiyahuye, hahita hakurikiraho undi musore wo mu Kinigi, umwana mutoya wize neza, iwabo boss yigaga muri kaminuza ihenze i Kigali. Bamusanze mu giti yiyahuye nyine, usanga ariko niyobera. Uri kubona umwana nta kinabuze, ntaki, usanga amaboko yiwe ngo hari ibimenyetso yuko nyine atari we wiyahuye. Ni ibintu biri kuyoberana. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo leta ibikurikirane, imenye impamvu aba bantu bari kwiyahura. Abo ni abandi, uwo ngo bamusanze ahantu bita muri Mpenge, naho ni Musanze. Ejo nabwo umusibe ejo muri weekend. Yego. Ejo bundi hari n'undi mwana hano nanone mu Kinigi, ubwo n'abana babiri ukumva babasore beza barebye agahinda kakwiye. None se nabasore gusa kandi bakomere. None se biratangaje, umwana noneho we bamusanze mu gikoni yiyahuye yiziritse, umusore mwiza utanabikekera. Ni abasore gusa, abasore gusa karabaye beza, bari kwiyahura, bari gupfa. Ntago uzi impamvu bari gupfa, nanjye ntago mbizi. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo bamfashe, nimba hari uruzi ufite ikibazo, uruzi atameze neza, mwegera umufashe. Ibi bintu rero, ibi bintu ni Saint Valentin yabiteye. Ntago ari Saint Valentin inshuti yanjye, byabaye imbere ya Saint Valentin. Hari byabaye imbere ya Saint Valentin, nabo byabaye inyuma yabo, ariko ntago ari Saint Valentin. Oya, kubera ko ari mu minsi imwe, ko nyine uri kubyumva. Byantunguye cyane, byanteye n'urujijo. Baze de pure. Iyi ni Saint Valentin itaragendekeye bamwe. Bavuga ngo uyu mwaka uri kurangira, abantu niho bapfa nko mu kwa 12, ariko byantunguye kubibona mu kwa 2. Impfu enye zikurikirana z'abana b'urubyiruko, abana beza, abana iwabo batanze amashuri n'ibiki babayeho neza, abana bo mu ba boss. Birakabije de pure. Ibyo byo ntibisanzwe. Ntago bisanzwe. Abantu bapfa ni ibintu bisanzwe, barapfa. Ariko iyo bigeze aho ngaho
ku bantu kwiyahura ubuzima bari kwiyahura ibintu biba byakomeye cyane. Ndi kuvuga se ni imyuka mibi iri kubajyamo ikabacanganyukishwa, nibyo bari kubaroga bikabacanganyukishwa. Ese ni ibibazo bifitiye muri rusange, ese ni abantu hanze bari kubagirira nabi, ugasanga ari n'ikigare kibi inshuti yanjye, hari n'ikigare kibi kiza kikaza ugasanga inshuti zawe ntago zikwishimiye, zikaba zanagukora ibyo bintu zigasiga zikumanitse mu giti. Ni nayo mpamvu nsaba leta y'u Rwanda kugira ngo ikore ubukangurambaga, aba bantu bamenye impamvu n'abaturage bagirwa inama. 1 2 3 yego bakashimutwa cyane bihagararaho, ibyo bintu ndabizi n'imiryango yabo irahari kuri YouTube biriho. Byanze bikunze hari ikibazo, ikibazo nyine twese turi abantu, twese tugendana ibibazo, ariko hari abo birenga. Byanze bikunze hari ikibazo, ahubwo wakomeje kubivuga ati nta gahinda gakomeye akenshi kabitera. Ako gahinda gakomeye ko gaterwa n'iki? Duhe nk'ingero, uvuge ngo wenda umuntu byagenze gutya na gutya bishobora kumutera agahinda gakomeye, kugira ngo n'udukurikiye nawe amenye cyabitera, amenye uko yabyirinda. Gakabije gashobora guturuka muri famiye, ariko nanone bikaba ibintu bikomeye cyane iyo ubuze umuntu uganiriza ku gahinda kawe. Ushobora nko kubona famiye yawe ababyeyi bari gushwana, ababyeyi bari muri divorce, uri gurarikira ikintu utabasha kubona. Nimba iwanyu barabashije kugurira laptop wenda, ugashaka n'imodoka, ugashaka n'ibindi bintu bikabije bitari ku rwego rwawe, ugasanga uri kwishyiramo ko abantu batagukunda kandi ari we muntu wagakwiye kwikunda wowe ubwawe. Ni ibintu bitandukanye bitera depression cyangwa agahinda gakabije, ugasanga ukishyiramo ko abantu bakwanga kandi abantu batakwanga. Ibyo ntabwo byakumvikana. Uti dore impamvu bitakumvikana, ahubwo uwo muntu uba ufite imyitwarire imeze gutyo ntago yabanyurwa. None se mu rugo nta kintu bakuhishe, ntaho bagukinze, mubanye neza, muvugana neza, wowe ukazana ibyo byo kwifuza nyine ibintu by'imirengera no mu rugo batabasha kubona. Wambwira ngo ntago ari wowe ubizana nshuti yanjye, hari ikigare, sibyo? Ni nayo mpamvu ndi kubona ari mu bana b'urubyiruko gusa b'abasore beza, urumva uri gusanga ari bo bari kwiyahura. Please, abana bari kugendana n'abandi bana, ugasanga uri kuririra imodoka mugenzi wawe yazanye, kandi uzi ko iwanyu muri abahinzi cyangwa uzi ko iwanyu nta bushobozi buhari. Ahubwo ngiye kuntu ndi kubyumva, kubera yuko batari kuguha akanya nawe ngo utware cyangwa uyijyemo, ugasanga uri kwigunga gute. Oya, ariko ibyo ngibyo na leta y'u Rwanda iravuga ati urubyiruko nirukura amaboko mu mifuka rukore, sibyo? Ntago ibintu byose umwana yabitega ababyeyi, kubera ko hari barumuna be umusanzu wo kumurera barawukoze, ariko nyine nawe bagomba ikintu kiri kunyumya nuko ari abana pe. Ngiye nahuraga nabo, barimo 2 tuziranye, harimo umwe wazaga ukumva imigabo n'imigambi, nta nubwo ariyo mu Rwanda. Najyaga mbwira mama ati umwana azagukiza, kuko nabonaga ari umwana uzi ubwenge, yize ku bigo byiza, no mu kazi akunda akazi, ubona ari umunyamurava, ukashaka ahantu ibintu byavuye ukahabura. Ndumva bikabije cyane, ariko buriya niho nari nkomoje. Iyi minsi turimo ijyanye na Saint Valentin y'abakundana, urabizi abantu bakundana, iyo umwe yanze undi, hari igihe umwe uwanzwe akomeretswa, akomereka nyine, akumva agize ikibazo. Ariko ngenda keka ko niba ari abasore, nta muma murimo, nta mupapa urimo, niba ari abasore, icyo kintu nacyo cyabigiramo uruhare. None ibintu by'inkunda nabyo, cyane yuko urumva umwana nimba ari muri 20-25, ubwo adolescence baba butaramushiramo cyane, areba bari wa muntu ushaka ngo akundwe, yereke ko akunzwe. Ibyo nabyo byabitera. Umunsi wa nyuma wari wizeye yuko umukunzi wawe araza kukwereka urukundo, araza kubigenza gute, ukamusangana n'undi muntu, ugasanga bari mu bindi bintu n'ibiki, nabyo byatera depression. Urutoto narwo n'urutoto, ugasanga nanone bagenzi bawe barimo barama bakwereka intege nke zawe, bari kubwira wowe ntukwiriye, ese uturuka hano hadakwiriye, ibintu nk'ibyo. Nabyo ibyo bintu byatera agahinda gakabije, nabyo byatuma umuntu yumva yiyanze. None se ako hari n'igihe nkurikije iminsi turimo, cyangwa se ukuntu uba ureba hirya no hino ukuntu biba bimeze,
urubyiruko na leta irabivuga, urubyiruko rwishoye mu biyobyabwenge cyane, kandi ingaruka z'ibiyobyabwenge ni nyinshi cyane. Umuntu akitera icyizere cyangwa agahinda gakabije kubera ibiyobyabwenge byinshi banyweye, bikaha abantu b'iki gihe nibo bajya bavuga ngo bikabongoza, kuko ntabwo ari ubwenge buzima bibategetse, ahubwo biba bibongoje mugani, bikabumvisha yuko nyine bikababonesha ibintu bidahari, bakumva yuko ibintu byose byoroshye, bakumva yuko kwica ari ibintu byoroshye. Ariko ikintu kinteye ubwoba noneho ni uko bari gufata pozisiyo imwe mu biti bya avoka, niho bari kujya. Ibiti uri umunyabiyobyabwenge ashobora nko gufata urumogi rwinshi cyangwa akanywa agasinda imiti, ariko bose bari kujya mu biti. Mu biti bari kubasanga mu biti. RIB irabizi, imaze iminsi bibona. Ni nayo mpamvu nsaba leta ngo ibikurikirane, ikoresha amanama aba bantu bari kwiyahura rwose. Nuko nyine njya mvuga ngo nta gihe umuntu apfa igihe kitageze, sibyo? Ariko buriya hari umuntu wavuze ngo amafaranga ntago akurinda urupfu, ariko ararukereza, sibyo? N'inama leta yadukoresha cyangwa yaha abantu yaha abanyarwanda muri rusange, ntago yakurinda urupfu pe, ariko yarukereza ku buryo n'ikindi gihe uwumva yuko wikunze. Ngende kwibaza aba bantu, ntago byoroshye. Bantu mudukurikiye, mugende mutwandikira muri komenti mutubwira ukuntu bimeze. Ubwo abasi batatu mvuze ni umuntu wa kane, ari nawe wankomanze ku mutima. Nababayeho nyine nkumva ndababaye, ariko n'ubundi yarakwiye kwigendera. Twiseguye ku bantu muri kutwumva, murajya mwumva amajwi ku ruhande hirya, turi nk'uko twabivuze twamusanze mu kazi, mubigireho ikibazo. Komeza utubwire uwo muntu. Ubwo abo ni batatu biyahuye. Yego. Uri kumva ko impamvu nishimye? Uwo ni uwundi wa kane, noneho wewe wapfuye nari maze iminsi ndi kumwitaho, uri kumva akeneye kubaho. Uri kubyumva? Iyo ntago ari depression, nawe yarayifitemo gakeya, urumva, ariko yaragikeneye kubaho. Ibaza umuntu amaze amezi 6 ahumekera mu mwuka, aguze bino byuka bashyira ku mazuru, bomboni. Uri kumva? Uyu muntu yaragikeneye kubaho. Mu gitondo nibwo numvise ngo yapfuye. Uri kubyumva? Uyu muntu yahuye na cases, ari hanze, umugore wiwe abonye arembye agiye gupfa cyangwa atagitanga neza iposho n'ibindi bintu, aramwanga. Barabyaranye, babyeyi muri guta abagabo banyu ngo bahuye n'ibibazo, bagabo muri guta abagore banyu ngo bahuye n'ibibazo. Ibyo bintu byanabatera depression nabyo. Nimba wowe muntu mubyeyi cyangwa mugabo umugore uri guta umugore wawe mwarabyaranye, uri kumva ejo hazaza uri kumuharahaye. Ikindi kandi aba bantu muri kwiyambura ubuzima, muzi yuko hari abandi noneho bari gutinya kubuvamo. Mwakikunze banyarwanda, mwakikunze bantu muteze amatwi Meni Empire. Nimba wumva ufite depression, nimba wumva ufite agahinda gakabije, amafaranga niho yakoreye, dore n'ubundi giye kuyasiga ku isi, yarye ariko ntupfe. Birababaje. Birababaje cyane. Shirama n'indirimbo yirebe, nimba ikunezeza, kora icyo ushaka ariko ntupfe. Birababaje cyane, birababaje. Ni ukuvuga ngo abantu bane bose bagiye ni mu cyumweru kimwe. Ni abantu benshi, biba bikaze. Kandi nzi noneho agahinda kakabije. Uri kumva ntago naseka, nta nubwo nakishima, nta nubwo nakicara ngo ndebere. Birababaje. Biba byafashe indi ntera kubura abantu muri ubwo buryo. Impamvu twavuze no ku biyobyabwenge, nanjye hari umusore rwose nawe yariyahuye. Kwiyahura kwe yari yarabipanze, yajyaga bivuga, akajya bivuga. Uramuzi se? Ndamuzi pe, ndamuzi kuko yari n'inshuti yanjye. Akajya bivuga abwira burungano rwe, ariko uwo musore nyine inzoga zari zaramubase, amatabi, nyine ibiyobyabwenge pe. Ariko hari abo bagendanaga, akavuga ati wowe uzatwara umusaraba wanjye, akajya agenda noma abantu ati wowe ati uzatwara ku isanduka yanjye, undi akavuga ati wowe tisha uzankingura weho. Nyine ubibona ari kuvuga, nyine yari umuntu ukunda gutera urwenya.
yaba yanyweye yaba atanyweye nyine nta muntu utera urwenya gutyo yateraga urwenya noneho abantu babimenye bakwiye kumwegera abantu bakabyumva ati oya uretse n'ibiyobyabwenge ati ni rwa rwenya rwiwe bakavuga ati shati nge nzajya mu mugozi da noneho ikintu cyatangaje ni ukuntu yajyaga abwira nk'umumama umwe bari baturanye akabwira ati shati nyine ati ngewe nzajya mu mugozi tu ndimo ndabipanga none bitewe n'ukuntu ari kubivuga byisekera wa muntu utera urwenya bakavuga ati akareka ati jyana jya uganira ibindi nawe ibyo ni ibintu byo kuganira nyine barimo baganira ikintu cyatunguranye yanabwiraga abantu ati weshe ati nimfa muzanywa inzoga nyinshi kabisa muzazinywa pe ikintu cyatunguranye ni uko yagiye kuryama mu cyumba cye mama we baraye baganiye neza bariye mwakajya kuryama mu cyumba cye undi muke bukeye mu gitondo mama warabyuka yigira mu kazi agiye mu kazi nk'ibisanzwe ko yari azi ko umuhungu we yajyaga kunywa agatakerewe akaza ubwo yari yasinze akatinda kubyuka mu gitondo akabyuka mu masaha 3 n'andi masaha nyine umumama agiye gukora agiye mu kazi aratashye asanga umuhungu aracyakinze kumbi umuhungu we yagiye kuryama arakinga urugi yaryamagamo ararubana n'idirishya araribana icyumba yaryamagamo amaze kubibana arangije akora gahunda zamugenzaga ni ukuvuga ngo mama we nyine yakubise idirishya nyine naryo yari yaribanye ariko yakoresheje imbaraga ararimena umuhungu yari yarifunze agifungura idirishya abona umuhungu nyine uko byagenze nyine ni uko nguko uri kumva yahise agwa igihumure ahamagara ubuyobozi nyine bakora ibikurikira gusa ikintu ngewe aho ngaho cyahise kintera ubwoba umuntu yagira depresiyo kuri ibyo ngibyo wari uvuze umuntu yagira depresiyo agasabana n'abandi bikagaragara ko nta kibazo afite nyamara muri we yarashiriyemo ubwo ibyo bintu byo wabimbwira gute wabisobanura gute ubundi ntago depresiyo ntago ipfa kwizana depresiyo ituruka ku bintu bitandukanye kandi n'ibimenyetso byayo birahari buri umuntu nimba atangiye kuvuga ngo aziyahura cyangwa ngo aziyica ngo uzamutwaza imisaraba nta muntu muzima uvuga gutyo nyine yari umuntu utera urwenya abantu bose baterera urwenya nyine muri urwo rwenya rwiwe hari ikindi kibyimba cyari kiri mu mutima wiwe cyatumaga ibyo biba nubwo yaberekaga ko yishimye ariko yari ababaye ni nayo mpamvu nk'inshuti ziwe mwebwe n'abandi bari bamuzi nuko wenda mutabitekerejeho ariko mwari gucukumbura mukamenya impamvu avuga gutyo yewe muntu ukurikiye Meni Empire ukaba ubana n'umuntu ariko kumva yuko ari ibintu avuga wumva bidasanzwe uwo muntu ukaba utazi ko ari umusazi n'ubundi yabaye umusazi byarangiye ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yego ukaba uzi ko umuntu adafite uburwayi bwo mu mutwe ukaba uzi ko asanzwe ari muzima ariko akavuga ngo uzantwaza umusaraba ugasanga umuntu ahora yigunze ugasanga umuntu nyine ntari kwishimira abantu mbese biragaragara wa muntu umukunda wa muntu umuri hafi mwegere umenye ikibazo afite ugikemura uko ushoboye n'ibinakunanira witabaza izindi nzego yego nicyo kintu bakabaye bakora nicyo kintu bagakwiye gukora hari umuntu nawe ugeze kutubwira ati kuri Ndabirambe ubundi tubusanzwe tuzi ko ari ahantu habera amasengesho ahantu bagenda bagasengera ahantu
nyine abantu benshi babohokera none wambwira ngo uwo muntu yafashe icyemezo yagiyeyo ntasanzwe anywa inzoga yego ntasanzwe agira imico mibi cyangwa imyitwarire mibi muri sosiyete ibaze ko bamusanze mu giti cya avoka mu giti hejuru Bibiliya hasi n'urupapuro ibyo bintu pe babimusanganye abana bari guca imisigati n'aho hantu nibo babibonye aziritsemo gutya mu giti hejuru ibi bintu niyobera pe bihugukirwe ahantu abantu bajya guteranira bagasenga ntago ari kuri ndabirambiwe neza none se kuri ndabirambiwe ko wavuga ngo ibyo ni ibiki habayo n'abazimu habayo amasezerano umusozi abantu bajyaho bakabohoka ni gute ibyo bintu biberayo biratangaje birababaje ngo ni ukuvuga ngo abantu bagenda barashize nimba ari kuri ndabirambiwe hari ahantu rero menya hazajya hajya n'umuntu akareba ibibazo abantu bafite kuko nimba abantu baba bari gusengana n'abandi n'ejo ukabona umuntu agaruye icyo cyifuzo n'ejo ubundi akagiherana nta kintu umufashije ubwo se urumva ubundi hazagomeza habe kuri ndabirambiwe nimba usengana n'umuntu n'umufashe kuva mu kibazo ejo uzabona yagize depression aho rero ndabirambiwe yabigiye kumenyekana mu bundi buryo haba hagiye kumenyekana mu bundi buryo abantu bakamenya bakahamenya mu rindi zina ritandukanye cyangwa se mu yindi bakabona mu yindi sura itandukanye niyo bari bigaragare ko ntabwo uriya musozi ari ugushaka kuvugaho ibindi bintu pe ariko umva n'iryo zina ndabirambiwe bigaragare ko abantu baba bagiyeyo baba bafite ikibazo gikomeye gahinda gakabije hari abantu bahatiriza n'amasezerano rega bagahatiriza amasezerano bagashaka ko asohora ako kanya batitiriza Imana amasezerano ntabwo bayahatiriza ahubwo urakora amasezerano akizana kora cyane mba baguhanuriye ngo uzabona imodoka uzabona inzu kora nk'umuntu ushaka kuzabona iyo nzu ahubwo ntukirirwe ku musozi nje nta kuntu numva ukuntu umuntu abura ibyiringiro akabura nyine akumva yitereye icyizere afite Bibiliya yagiye gusenga bikarangira aho ibyo bintu pe nanjye sinabyizeye ntabwo nizera yuko umuntu niyo mpamvu ibi bikurikirana ariko buriya ribu nyine nta nubwo yagakwiye gukurikirana n'ubundi byarangiye gusa na leta yagakwiye guhozaho ubukangurambaga kugira ngo abantu icyo kibazo kiriho pe banabibonye babonye ko gihari ahubwo bakomeze bagikumire nimba mu cyumweru kimwe bibaye n'ikindi nta cyizere ko bitazongera kuba leta ihora ibivuga ariko hari igihe igera zaho nyine ikagabanya none se leta abayobozi nibo bazajya baza kwigisha banabikora ariko none se ntabwo babereyeho abayoborwa nyine mu nama biravugwa biba bigomba ahubwo vuga ati uruhare rw'aba bana abantu babana nyine kubera ko ni umuntu nagira ikibazo we mubana niwe wandura ikibazo rero umubyeyi w'umuntu nimba umubyeyi akwishyura ishuri ryiza akaguha minerivare akaguha imfunguzo z'akazi za bizinesi ugacuruza n'ibiki ku giti cy'umubyeyi aba yumva nta kintu atagukoreye sibyo nkeka yuko n'ako gahinda gakabije gatuma umuntu yiyahura kadatuba gaturutse akenshi ku babyeyi cyane ahubwo agaturuka muri cya kigare kibi bantu bana nabo umuntu agira inshuti nziza ariko akagira n'inshuti mbi ahubwo we muntu uri kureba iki kiganiro suzuma urebe inshuti ugomba kubana nazo nimba ari za zindi zigomeza zigufosinga gukora ibintu biri hejuru yawe zireke bana n'inshuti zishoboke zidashoboka uzikure mu nshuti zawe nyine birumvikana wavuze ngo leta ngo ishyiremo imbaraga ariko leta ntako ibitageze ni ukuvuga ngo ahubwo umukoro ukomeye yaba ari bantu nyine babana ukamenya ngo niba ubana n'umuntu ukabona hari imyitwarire afite cyangwa se imvugo zidasanzwe uwo muntu umuganirize ni ukuri pe urebe ikibazo kiri kuvaho umuntu wawe nta n'ikintu utamuha ikindi kandi nimba wikunda nawe ubwawe ibyo ukorera ni ibyawe ibyo uvunikira ni ibyawe ibyo ushaka kugeraho ni ibyawe wishaka gufata byinshi udashoboye kugeraho ahubwo na bya bike wabonye ese uri kubikoresha neza wigomeza gusakumira byinshi ngo bigutera depression ahubwo na bya bindi bike ufite menya ukuntu bibamo neza unyurwe nabyo ariko ikindi kandi
buriya ntabwo umuntu wayambwira ngo hari ikindi kintu kimara stress. Buriya abantu bajya hariya bakavuga ngo bari gusenga, abantu bakabaseka, abantu bakabavuga ngo bariya ni abasazi, bari abantu bataye umutwe, ariko buriya nimba ari n'ibanga nababwira, nimba ari ikintu nanababwira mutari muzi, buriya gusenga waba umuti wa depression. None se uwo yagiye kwiyahura gutyo? Ikintu navuze ko babyita kwiyahura, ariko ntabwo tuzi neza yuko ariyo wimanitse mu giti yajyanye na Bibiliya. Icyo kintu kiratangaje, ahubwo ashobora kuba yajyanywe na bagenzi biwe barangiza bakamuzirikamo, ntawamenya. Oya, aho ngaho none se uri kuvuga ati bimaze abantu 4 baragiye mu cyumweru bagenda kuri ubwo buryo bwo kwiyahura, wavuga ngo abo bose byagenze gutyo ni abantu babibakoze? Nyine ntabwo mbizi nimba ari abantu babibakoze, urumva, cyangwa ari nabo ubwabo, kuko ntabwo batumanaho ngo benda bazabikore mu cyumweru kimwe, ariko kuba hari umuntu wabibakoze byabikora mu cyumweru kimwe. Nanone ikibazo kirahari. Oya, ntabwo ari umuntu umwe. Nese abo bantu hari ubwo wenda baba baziranye ngo hari aho bahurira wenda, ariko nabo mu murenge umwe, nabo mu karere kamwe. Oya, ahubwo kandi mu gace kamwe biri kubera. Ikibazo kirahari, ikibazo kirahari. Ntago umuntu hoho cyangwa se yakwica umuntu 1, 2, 3, 4 muri ubwo buryo, ntago bishoboka. Ahubwo ikibazo nyine, ikibazo mu mitekerereze cyangwa mu bwonko niho ikibazo kiri. Birashoboka, reka nkubwize ukuri. Niyo mpamvu mvuga ngo abantu babe maso, bagomeze baturebera aba bantu babana nimba bameze neza, utameze neza bamufashe, sibyo? Uri umuntu wiyambura ubuzima, umuntu wiyanga babyita kwiyanga, umuntu wiyahura cyane akica abandi. Kuko nimba ubasha kwiyahura ubwawe ukivana mu buzima n'ukuntu uba ubona twese dutinya urupfu, sibyo? Akaba wowe wishyira mu mugozi, mbwira yuko hari uruhinja cyangwa mwana uri gutambuka imbere yawe utamwica mu gihe akubujije ibyo bintu cyangwa wumva mutari kuzuzanya. Ariko icyo nababwira cyo, hari ibanga pe. Iryo banga niryo ndi gukomeza nsindagiraho, gusenga no kuba muri Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, Imana izabahemba ubugingo buhoraho. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Twese dutinya urupfu, ariko nimba ubonye umuntu arwikururiye, ibyo bintu ntabwo wakwicara ngo urebere. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, ni ibintu nyine bikomeye, ibihe bitoroshye nyine ku bantu nyine baba babuze ababo, ariko biba biha umukoro twebwe ku bantu tubana nabo. Yes, niba abantu bagiye muri ubwo buryo, abantu bakiyambura ubuzima muri ubwo buryo, urikumva aba ari ikibazo gikomeye mu bantu. Ahubwo ikintu bakora wabivuze, ariko dushaka kugira tubive imuzi. Ikintu bakora kugira ngo umenye ngo mugenzi wawe abayeho gutya, mugenzi wawe ubuzima afite bumeze gutya, ntago ari bumushyira mu kaga cyangwa se butuma agira kwiheba gukabije. Wabana ute na mugenzi wawe kugira ngo niba hari ibyari bimwihebesheje, n'urugero wenda ubukene cyangwa se iki, ariko byonyine kuba ari kumwe nawe bimugarurira icyizere, yongere kugira ibyiringiro by'ubuzima bitewe n'ukuntu uri kumwitwaraho. N'icyo umuntu yakora kugira ngo yerere imbuto mugenzi we, bitume niba yari kwatakwa nuko kugira agahinda gakabije, bitume kuba uri kumwe nawe yongera kugira ibyiringiro. N'icyo wakora, n'icyo wamukorera. Ikintu wamubwira umuntu ubonye yuko afite ibimenyetso by'agahinda gakabije cyangwa ibintu byatuma yanakiyahura, wamwegera ukabanza witonze, kandi kuko uriya yuje uhubutse ahubwo tutuma yihuta kwiyahura, apfa kumenya ko wamuvumbuye. Wagakwiye kumwegera ukamenya neza ikibazo afite, ukagikora mu bushobozi bwawe. Nimba ari cy'amafaranga n'icyo ari ubundi bushobozi ukagikemura, cyaba kikunaniye ukitabaza izindi nzego cyangwa abandi bantu bafite ubwo bushobozi. Ariko biragoye, biteye agahinda, birababaje nk'umubyeyi, cyane ababyeyi b'abamama. Buriya wareze umwana, uramurera, uramukuza, ukamubona gucitse, ni agahinda gakomeye. Urumva nabo barababara, ariko reka nkubwire, njye aka gahinda nkumva nk'umugore.
nkumva nk'umubyeyi w'umugore kubona umwana nabyaye mubuze nkamubona musanze mu giti n'imiziriko biriho si ikibazo aba ari ugucika umugongo byo ni ugucika umugongo ni ifoto itagikuvamo rero muntu ubabajwe n'ibi bintu muntu ibi bintu bikoze ku mutima uruhare rwawe ni akazi ufite kugira ngo ugomeze ukumire uyu munsi n'uw'abandi byabayeho ariko ejo byaba ku wawe niyo mpamvu ugomba gufasha ba bantu wabonye bafite icyo kibazo ukabarebera hafi niba ibi bintu biri kwibanda ku rubyiruko ubwo ababyeyi bakora iki ababyeyi bite ku bana babo bakomeze barebe ikintu umwana wakoze ubona kidasanzwe mwegere witonze umenye icyo kibazo impamvu iri kugitera no kubarinda kunywa ibiyobyabwenge kuko leta nayo ihora ibiyobyabwenge byinshi nabyo bituma umuntu abona ibintu bidahari akumva yuko gupfa ari ukwicira uyu uretse no kuba byinshi n'ibyo bikeya ahubwo ntabwo biveho kuko leta y'u Rwanda nyine irabirwanya ni ukuvuga ngo ababyeyi babe maso ariko uzasanga ahanini umwana none se niba uri umubyeyi ayo mayoga ayo matabi ibyo bicyura bimwe uzambwira ngo uzajya guhanura umwana wawe ute kandi nawe abona ubigwa yego nimba mubyeyi utari kubera urugero rwiza abantu byara mugani wirirwa muri ubwo busambanyi wirirwa muri ubwo buraya wirirwa muri ubwo businzi wirirwa uca inyuma umugore wawe wirirwa udatanga n'iposho ngo abana barye wanga kurihirira ushobora kuba waramurihire kuko umukunda ariko akagira depression yuko wananiwe kurihira muri umunawe wundi icyo kintu cyatuma yiyahura nacyo n'amakimbirane mu rugo nimba uri umubyeyi bera urugero abantu byara ubarinde iyo mpamvu yo gutuma baba bana kiyahura bitewe n'imibanire mibi yego nayo ishobora gutuma abantu n'imibanire mibi nayo ishobora gutuma abantu bagira depression cyangwa agahinda gakabije aha tugana ku musozo rero reka mbashimire mwese mwari mudukurikiye hano kuri Meni Empire twizere ko mwungutse byinshi twaganiye byinshi bigiye bitandukanye ikibazo kiriho ariko wowe ushobora kuba ufite mugenzi wawe cyangwa se nawe wari ufite ako gahinda ariko icyo nakubwira cyo mami yatugiriye inama y'uko twasenga tukirinda ibiyobyabwenge tukirinda nyine kwigunga waba ubona uri wenyine nyine utekereza byinshi ukashaka uburyo wajya no mu gasiporo buriya wajya muri siporo nimba ukunda uwo muziki ukawureba ni icyo ukunda cyose yego kishyire hafi yawe nimba utinya no kurya amafaranga yawe yarye n'ubundi nta kintu hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu avuye mu nda umwana avutse ngo avuka ngo afashe gutya kandi koko nibyo biba bishatse ngo kuvuga yuko ngo afashe isi urumva ngo aba yifashe nyine ibirimo isi arashaka kubifata urukumva ariko iyo avuye mu mubiri ngo ahita arekura gutya bigaragaza yuko nanone iby'isi byose nta na kimwe ajyanye arabisize byaba biteye agahinda wiyahuye ugize depression kubera yuko utariye ku byo wakoreye bitavuze ko ibyo yakoze byose yajya asesa nyine gusesagura no kurya ku byo wakoreye ni ibintu bitandukanye aha ubwo abadukurikiye ntibiyime kandi ntibasese baharanira icyagirira ubuzima bwabo akamaro bamenye ko umutungo wa mbere afite ku isi ari ubuzima bwe yego bamenye ko n'ubwo buzima bari kwiyambura n'ubwo buzima bari gushaka kurekura hari abantu bari guhumekera mu mwuka bacegera bari kubushakashaka babuze ukuntu babubona bari gusenga Imana ngo baramuke bumve yuko kwirekuza ubwo buzima hari benshi babukeneye aha mame nkushimire ku kiganiro kiza uduhaye Imana iguhe umugisha namwe Imana ibahe umugisha kandi niyanganishije aba babyeyi baba bana pe n'abantu babazi n'abantu babakunda mukomeze mwihangane kwihangana kwanyu kubatere kunesha kwihangana kwanyu kubatere no kugira ubwenge bwo gufasha abandi ibyakubayeho ntuzifuze ko biba kuri mugenzi wawe ibi byose biba abari inyigisho cyangwa se ishuri ku basigaye reka mbabwire ngo mube maso muzirikane ubuzima bwanyu ko aribwo bw'agaciro bwa mbere reka mbashimire mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro mbararikira gukora subscribe like share na comment nje na The Pure ibindi Imana iduhana umugisha amahoro kuri mwese mama Shema Imana iguha umugisha wakoze cyane ciao ciao